ko hari inkubiri maze iminsi ivugwa cyane y'abanyamakuru barokiriswe bajya kuri radio imwe runaka ariyo Isibo FM. Reka tuyivuge kugira ngo abantu babisobanukirwe neza. Hari abanyamakuru barokiriswe, ariko muri abo banyamakuru barokiriswe baje kuba bagira habatera confusion mu bantu bavuga ati se iyi radio nshyashya igiye kuza yari isanzwe ifite Isibo TV, televiziyo ya Isibo, bagiye hagiyeho Isibo FM. Iyi radio irokirisa abanyamakuru bari kuri calibre yuko bakomeza ya brand Isibo, noneho no muri radio bagatera imbere ku buryo baza bagakompeta na Kiss FM yamaze kwiha intebe hano mu Rwanda y'abanyakenya, yamaze kwiha intebe mu Rwanda mu myidagaduro, bakaza bagakompeta nabo. Duhere kuri Isibo FM. Yarokirise umuntu bita Djihad, irokirita umuntu bita DJ Brianne, irokirita umuntu bita Imwe, izana umuntu bita Fatakumavuta, izana umuntu bita Clement, izana umuntu bita Mbarubuke Etienne Peacemaker aka Pundit cyangwa DJ Pundit. Hiyongeraho umuntu bita Bianca we yahoze akora no kwisiba kiganiro Take Over ndetse na Buryohe. Kaza n'undi bita Faustin wahoze ku Ishusho TV, cyasinzi niba kihakora ariko ku Ishusho TV niho yari gukora muri iminsi mbere yo kwerekeza ku Isibo FM. Ibi ngibi tugatekereza ngo ibi bintu bizashoboka cyangwa se iyi team yabije guhangana n'andi ma radio, kuko n'ubundi bose ni kibuga gito. Rwanda showbiz cyangwa se imyidagaduro mu Rwanda ni kibuga gito kirimo abantu benshi bagikoreramo. Reka tuze tubikompare n'Isibo FM yazanye Djihad na Imwe ndetse na DJ Brianne. Tugiye kuri background zabo. Djihad umuntu ubayibereye ku mihanda, ni umucelebrity kabisa, arabikora. Djihad no yagukubita story ukazumva isaha yose, ariko twomenyere kuri YouTube, kuri radio ntago gizakora cyangwa kuri TV nta yagiye ngo kwayonga ibintu bira, ariko hari experience koko mu byukuri ya mainstream afite experience y'ibintu byo ma online kugira ngo bagirute akore bira aho ngaho bisanzwe. Ibyo ngibyo ndatekereza muri team Isibo FM yarokirise nona nta muntu n'umwe ufite kaliba yo kumenya uburyo ashobora gutangira ikiganiro akakigizamo hagati akarinda arangiza icyo kiganiro, kandi ataje akore nk'ibintu byo kuri YouTube twa twiberamo. Yes, mureke nongere mbashimire cyane mwebwe mwahisemo kubana natwe nka World Star Entertainment TV nk'ibisanzwe mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka nongere nshimira abantu baherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, ubwo no kuvuga ngo amajyaruguru, amajyepfo, burasirazuba n'uburengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Ese twongera dusuze n'abantu bari hanze y'u Rwanda cyangwa se baherereye hanze y'u Rwanda ku migabane igiye itandukanye hano kuri iyi si. Turabasuhuje, tubahaye ikaze mu biganiro bigiye bitandukanye cyane tugenda dukorana, ariko cyane uyu munsi nuko mubizi tugenda tubahereza updates, tukagenda tubashakira n'izindi nkuru zitandukanye zivugwa muri showbiz, tukagenda tubashakira n'andi makuru agiye atandukanye cyane, ariko cyane twibanda ku myidagaduro nkuko entertainment ribivuga iryo jambo bwaryo. Tugenda dushaka amakuru ari mu myidagaduro, amakuru ari mu myidagaduro, updates zihari muri iyi minsi. Ibintu biri kuvugwa cyane ni igitaramo cya Platinum P afite tariki 30 z'uku kwezi. Baba experience kabisa no kukitabira, tukagenda tujya gushyigikira Platinum P wahoze mu itsinda rya Dream Boys. Tubyibuke neza back in days hari Dream Boys yari igizwe na Platinum ndetse na TMC, bakaba baraje gutandukana neza mu bwumvikane badashwanye. Umwe ajya muri Amerika, undi asigara no mu Rwanda, asigara akora ari we Platinum P ugiye gukora igitaramo tariki ya 30. Igitaramo akaba yarakise Baba experience yakirimo abantu benshi cyane, barimo ba Eddie Kenzo n'abandi bantu bagiye batandukanye cyane. Ubona yuko ari ibintu byiza cyane Platinum afite kuba yakora muri iyi minsi muri kariyeri ye ari wenyine cyangwa kariyeri solo. Si ibyo gusa, hari ibintu byinshi byagiye bivuga muri biri kuba trend muri iyi minsi mu myidagaduro. Indirimbo cyashya ziri gusohoka ku bahanzi, na Makonikoshwa yagarutse Makonikoshwa yagarutse kabisa mu ndirimbo twagiye tumukunda kera, ariko yagarutse mu muziki avuga ngo reka nongere mbiyereke, nongere ngaruke ngizina ry'ubuhanzi nka Makonikoshwa wakoze indirimbo za kera za nkunda gushora ibintu nk'ibyo. Indirimbo ze za kera byatari turamuzi, ni umusaniji w'umusaza ariko wabikoze mu gihe cye.
si ibyo gusa, hari ni inkuru nyinshi muri rusange, ni inkuru nyinshi, ariko uyu munsi inkuru turi bwibandeho nyamukuru nshaka kugira ngo tugaruke ubu ngubu ni ikintu bita umunzani. Iyi ni umunzani episode ya mbere, ni ukuvuga ngo tugiye kugira nyuma cyangwa tugiye kureba ibintu biri kuvugwa tujyanye n'ibyari bisanzwe bihari, turebe si ibintu ibintu bifite ishingiro rihe, bishingiye kuki. Hari inkubiri ku munzani uyu munsi turaterekaho, hari inkubiri imaze iminsi ivugwa cyane y'abanyamakuru barokiriswe bajya kuri radiyo imwe runaka ariyo Isibo FM. Reka tuyivuge kugira ngo abantu babisobanukirwe neza. Hari abanyamakuru barokiriswe, ariko muri abo banyamakuru barokiriswe baje kuba bagira habatera confusion mu bantu bavuga ati se iyi radiyo nshyashya igiye kuza yari isanzwe ifite Isibo TV, televiziyo ya Isibo, bagiye hagiyeho Isibo FM. Iyi radiyo irokirisa abanyamakuru bari kuri calibre yuko bakomeza ya brand Isibo, noneho no muri radiyo bagatera imbere ku buryo baza bagakompeta na Kiss FM yamaze kwiha intebe hano mu Rwanda y'abanyakenya, yamaze kwiha intebe mu Rwanda mu myidagaduro, bakaza bagakompeta nabo. Ese ibyo ngibyo koko Isibo FM bite n'abanyamakuru yarokirisa bari kuri calibre yo kuza guhangana n'abandi bantu? Reka turebe tubishyira ku munzani Kiss FM na Isibo FM. Isibo FM buriya dufate ko ariyo challenge cyangwa se nije guchallenginga Kiss FM ku bintu by'imyidagaduro cyane nkuko twari dusanzwe tubizi. Ariko Kabanda Jado yaba yarakoze imibare myiza cyangwa se rokiritoma nziza ku banyamakuru baba baje guhangana na Kiss FM. Mwebwe musanzwe muzi Kiss FM calibre ifite n'imbaraga ifite muri imyidagaduro nyarwanda. Ese yazafitinga neza umuntu Jado yaba yakoze neza, yakoze imibare ya fresh ku buryo yazaza gahangana muri iki kibuga na Kiss FM? Reka turebe uyu munzani biteye gute. Kiss FM ni radiyo idakuze cyane, navuga ko ni imwe mu radiyo amaze imyaka itari myinshi mu Rwanda, kuko tuzi ibitangazamakuru byagiye biza bikarindimuka. Za contact ntago tuzi aho zarengeye, za KFM nazo zirananiwe. Uyu murongo akaba ari n'umurongo baguze wa KFM, ukaba waraguzwe n'Isibo FM, akaba ariyo iri kuwukoresha aka kanya. Ntago tuzi aho zagiye kubera iki. Usanga nyine radiyo zinanirwa gutera imbere kubera wenda ibiganiro byabo bitameze fresh, kubera wenda management zabo bataba bakoze management yabo ibitakoze ibintu neza ngo binoze neza. Ugasanga rero niyo mpamvu zigenda zinanirwa, ugasanga ziri kugenda zita calibre. Ariko ndagaruka kuri iki kintu, duhere kuri Isibo FM. Yarokirise umuntu bita Djihad, irokirita umuntu bita DJ Brianne, irokirita umuntu bita Imwe, izana umuntu bita Fatakumavuta, izana umuntu bita Clement, izana umuntu bita Mbarubuke Etienne Peacemaker aka Pundit cyangwa DJ Pundit. Hiyongeraho umuntu bita Bianca we yahoze akora no kwisiba kiganiro Take Over ndetse na Buryohe. Kaza n'undi bita Faustin wahoze ku Ishusho TV, cyasinzi niba kihakora, ariko ku Ishusho TV niho yari gukora muri iminsi mbere yo kwerekeza ku Isibo FM. Ibi ngibi tugatekereza ngo ibi bintu bizashoboka, cyangwa se iyi team yabije guhangana n'andi ma radio, kuko n'ubundi bose ni kibuga gito. Ubana showbiz cyangwa se imyidagaduro mu Rwanda ni kibuga gito kirimo abantu benshi bagikoreramo, cyane cyane no kuri ama media house nk'ama radio cyangwa ama television. Ese koko umuntu bita Djihad duhere wenda nka mu gitondo muri kuri Kiss FM tubyuka twumva umuntu bita Rusine, andi umuntu na Isheja Butera Sandrine. Reba experience ya Butera Sandrine kuva kuri za radio Sarusi kujya za KFM, akagenda akaba ari kuri Kiss FM aka kanya, akaba afite kaliba yo kujya muri Rwanda Day. Uri kumva ko kana yagiye muri yateninga Rwanda Day nk'umunyamakuru, ku bwenge bwe, ku bintu yakoze, ku yarabyiza arabyigira, afite experience. Nashaka kubutariza ikintu ako ukaba ufite experience ihagije kuba wakora icyo kintu. Ukuntu tubyuka twumva kira kiganiro cya Kiss FM kirimo Rusine kuri comedies zisetse, ndetse bakanahimba utuntu tw'udustori n'udukuru dukurura abantu benshi, usanga bari kumva ibyo biganiro byo mu masaha ya mu gitondo, bari kumva ibiganiro bya Kiss FM, ndetse ari kumwe n'iyo team ye Butera Isheja Butera Sandrine, ari kumwe na Rusine na andi bumuntu n'ubundi yarasanzwe afite izina ari umuhanzi usanzwe ufite igikundiro. Kuza no gufitingana na Sandrine ibintu byari byoroshye. Hakazaho noneho n'umuntu bita
Rusine n'umuntu w'umukomediya asanzwe asetsa. So ni ibintu ni team ngari, ni team ikora, ni team ifite ibikorwa runaka bavuga ngo byanze bikunze hari ibintu byatuma iyi radio yari ifite calibre ikomeza kuri calibre, nubwo Artire yavuyemo ariko ubona yuko bagize ute bakomeje gukora. Reka tuze tubikompare n'isibo FM yazanye Djihad na Imwe ndetse na DJ Brianne. Tugiye kuri background zabo. Djihad umuntu ubayibereye ku mihanda, ni umucelebrity kabisa, arabikora Djihad no ewa yagukubita story ukazumva isaha yose. Ariko twamenyere kuri YouTube, kuri radio ntago gizakora cyangwa kuri TV nta yagiye ngo kwayonga ibintu bira, ariko hari experience koko mu byukuri ya mainstream afite experience y'ibintu byo online kugira ngo bagirute akore bira aho ngaho bisanzwe. Noneho hakaza umuntu bita DJ Brianne tuzi nk'umu DJ, wenda da azashaka kugenda nk'umu DJ wherever you know, ariko mu buryo bwo gukora ku mainstream nk'umuhanzi, nk'umuntu ushobora gutera urwenya abantu cyangwa kubaganiriza abantu ku ma radio, never ntabihari. Twari tumuzi cyane ku maki, tumuzi cyane ku ma YouTube, kuri za ku ma social media bisanzwe biri aho ngaho. Hakaza na Imwe abakoze itangazamakuru, ariko abikorera kuri YouTube cyane kurenza uko yagiye kuri mainstream, agafata micro akavuga, akamenya ukuntu ari butanga ikiganiro, akamenya ngo ikiganiro gitangira gute, ningeramo hano ndahindura iki ku buryo ndi burangizanye na audience yanjye kinkurikiye. Ibyo ngibyo ndatekereza muri team isibo FM yarokirise nona nta muntu n'umwe ufite calibre yo kumenya uburyo ashobora gutangira ikiganiro akakigizamo hagati akarinda arangiza icyo kiganiro, kandi ataje akore nk'ibintu byo kuri YouTube twa twiberamo. Kubera ko YouTube nta etike zitangazamakuru hanini baraziviolating etike itangazamakuru rimwe na rimwe. Rero bitandukanye nuko wajya kuri mainstream ukajya kuvuga ngo nka bya bintu ngo bya umpunyonyo n'iki, biriya byo ni ibintu, ariko mutanyumva nabi ntago ndi kubarwanya, ndi kugenda ndeba experience n'imikorere yabo na background yabo, ese bazashobora gufitingana n'uburyo ku buryo ndetse FM izaza igahangana n'iyi Kiss FM. Ikintu cyo noneho ngarukaho, abantu muri bari abatatu bose nakubwiye abo ngabo bagiye kwisiba, bose n'abantu kuri social media, bose n'abantu sintekereza ko etike zitangazamakuru ushobora barazize, ariko bazize mu buryo busanzwe, mu buryo buri aho ngaho ku buryo avuga ati njye sinatukana, sinavuga ku informa hari ukuntu ushobora ku informa abantu wenda utabashishikarije. Ibyo ngibyo ashobora kubyumva, uhenduka avuga ati wenda ashobora kuvuga ku muntu ariko ntamuhatinze, ntamuvuze nabi, ntagamije kumukomeretsa. Ibyo ngibyo wenda yabyumva, ariko sintekereza yuko mainstream itandukanye n'ibi bintu by'ama YouTube. Umuntu ashobora kugenda akagucakaza kuri YouTube agakora iki, ariko yajya mainstream ikiganiro bitewe n'ukuntu ari kukiyobora. Hariya na ahantu uhita uvuga ngiye ndahindura urushinge, ngiye ku Isibo FM ariko nisanga bibishye ndahita njya kuri Kiss FM, nisanga bibishye mpite njya hanga. Bitandukanye no kuri YouTube ku buryo nkubitana n'ikiganiro cya Djihad, kuri bari kwikunkunku muravuga kabisha bimeze neza, nkakomeza nkamukurikira kuko muvuga ati nibura birangira, aravuga ati ibintu barimo tureka mpite mpindura urushinge. So kugira ngo rero upfe kubona n'ubuhanga bonateye ubwoba kubona umuntu ushobora kuyobora ikiganiro cyangwa agakora ikiganiro kirangiye bakimukurikiye kuri radio, noneho atazanye twatuntu navuga ngo aravuga ibyo ashatse kuri hano kuri YouTube. Kuri radio busaba kwigengesera ugakurikiza etike zitangazamakuru mu rusange kugira ngo utazashiduka wavayoletinze izo etike bikakubera ingorabahizi. Sinzi niba muri kubyumva ibyo bintu. Noneho ugasanga nk'iyo Lokiritoma pe yakoze, Jado ni umuhanga, iyo Lokiritoma yakoze yatumye iyi Isibo FM ivugwa. Voilà, icyo nicyo kintu cya mbere ngena namushimiye. Yarokirisa abantu bari twari tuzi, bari basanzwe bazi, bazamura brand Isibo, tumenya yuko na Isibo FM hari. Turanabivuga n'aka kanya turi kubivuga. Ariko nibura bigaragara yuko nta muntu ushobora muri bariya bose, nta muntu ushobora kuba ufite calibre yo kwadvancinga agakora ku Isibo FM akayikomeza ikabera dikomeye akayikoraho imyaka irenze 3. Ndakubwiza ukuri kuko nka Sheje atangiranye na Kiss FM aracyari kuri calibre n'aka kanya aracyakora. Na Ankostin nuko nguko amaze igihe kinini ari kuri Kiss FM kandi abantu ntibamurambirwa kandi abahora bazana udushya.
so ubwo nizere yuko na Shadow yazanye aba content creator bashasha kazana nk'ibyo bintu by'ama sound bakavuga ngo bivuga sound bigiyemo amafaranga ngo naya ibyo ngibyo akaba ari radio cya TV babikeneye content creator atari nk'uyungu yo ku YouTube uzakavuga ibintu bihari n'iki cyangwa akavuga ibintu biba byabereye imihanda aga creating something ije guchanginga population kugira ngo abantu bashe kuba bamwakira ese ari abo bantu bose bari capable yo gucreate ama content nkuko tubona content zidukina mico kuri Kiss FM ubwo tubona ngo Secret Sound umuntu bita havuyemo Shaja Butera Sandrine hajemo Marie Antoinette niyo ngira akaza gukubita ikiganiro gisanzwe cyo masasa sita kiraho gituma umuntu aruhuka kugisha guteka n'iki nabacyuzuzo so ubona ruko ari none ari abantu bari bafite background mu itangazamakuru rikomeye banyuza ahantu mu itangazamakuru byinshi bafite experience aho bitandukanye none na Djihad avuye ku mihanda ko n'abastari baravugwa n'iki bahita bajya kuri mainstream iri kuvugwa nicyo kiza buri Jado ni umuhanga ushaka kuvuga ati okay umwaka wenda dufata umwaka wanjye ngiye gukubaka brand issue none nzatanzana abanyamakuru bari kuri Calibre wenda icyo ngicyo aho ngaho ndamwumva ariko ntago wavuga ngo hariya nta munyamakuru rwose sinkubeshye mu gitondo wa mugani ubari Rusine na Isheja na Andi Bumuntu hajya ku na twatuboro tudukina mico twabo bajya bakina hajya kumva Isibe FM bo wabyumva muri twabyumva mu gihe gitari abanyarwanda turabizi turaharara ikintu gishyashya turacyumva amezi abiri ariko utari kuduha impinduka mu bintu cyangwa ngo uhitangire gushyiramo kandi gashya tubona yuko uri kudufera duhita tukuvaho uruzi nk'ubu yavuga ati ngiye ndihandagaje muri ira team ye kuzana mu wenda nka Farimeris dufate Farimeris afite Genze comedy arakurikirwa n'iki nagenda akavuga Kiss FM cyangwa agafata undi mu comedian runaka avuga ati none nanjye mu rwego rwo kugira ute rwo gushaka guchallenginga n'abo bantu ngiye gushaka aba competitor babo ariko muri bari Rusina araza yisindishijwe avuge bira bigambo ntago wajya gukurikira imenya rwose cyangwa Djihad ari Rusina ari gutera zira story kuri Kiss FM so ni imibare nshobora gusanga wenda Shadavuze ati nshobora gufata radio yanjye nkayitereka abantu muri iki gihe kugira ngo radio ivugwe ariko abantu ntago bari kuri Calibre yuko bafata radio bakayihedinga mu gihe kingana n'imyaka 2-3 bakiri kuri Calibre nk'abanyamakuru nka Costin tuzi ijwi ryabo uburyo basandinga neza bavuga fresh ku buryo twumva bameze neza cyane umunzane uyu munsi habona yuko Isibe FM byo yarishaka abanyamakuru bavugishwa batuma ivugwa abantu banamenye kwihari nabo bandi ikindi none reka tugaruke none no kubandi nkafata ku mavuta bakora nimugoro bafata ku mavuta umuntu bita Clement na Pundit bose n'abanyamakuru babahanga pe umuntu bita Clement n'umuhanga umuntu bita Pundit n'umuhanga nafata ku mavuta kuri hypes zirarenze kabisa fata ku mavuta yari kuri mixer kabisa ari gucanganya bira bigambo bye n'iki uba wumva ari umuntu umeze fresh kabisa ariko nanone ikiganiro bakora kira kiganiro cyari kuba cyiza rwose yo haza kuba harimo n'undi muntu bita ko fata ku mavuta uri kujya ku kiganiro ukabona yakonje ukabona ukuntu nyine Clement afite ukuntu akora amakuru icyo bita hari icyo bita featured story afite ukuntu akora amakuru acukumbuye yitonze akakwereka ibimenyetso ABCD yitonze none presentation ubona ari umuntu wo kuri televiziyo cyane kurenza uko yaba ari kuri radio Clement ni umuntu uvuga yitonze akakwereka imibare akakuza nyine ukumva inkuru iraryoshye ukuntu itondetse ariko umuntu bitafata ku mavuta n'umuntu ugira hype zo kuri radio n'ibiki avuga nyine afite imyuka ya danger zamura mix kumva nyine tu yaguhypinga bikanagenda neza bagera kuri Clement akumva no umuntu nyine utanga amakuru gake ingingo ku ngingo gusobanurira akantu ku kandi n'umuntu bita Pundit nawe nuko nguko ka gake gusobanura ingingo ku yindi ubona ari abantu neza bahura navuga ngo bahura na televiziyo cyane kurenza uko bahura na radio cyane muri iyi show ya nimugoroba yo nta kibazo bimeze fresh ariko usibye ko fata ku mavuta nta gafite ubwisanzure ari guhura n'abantu batuje byatari bitandukanye nuko bari kumukubita nka Phil Peter zira hype zena na n'umuntu bita fata ku mavuta byari kuhura cyane ariko urabizi nyine aho nginki iciye nindi ngo nta gihaca ibintu biteye ubwoba cyane so nkibigaragara cyane Isibe FM igombe bimenye baje muri Calibre yitangazamakuru cyangwa se baje muri Calibre yo gukora radio ikomeye ije guhangana n'izi za Kiss FM ndi kubabwira Kiss FM ifite abantu bari experience ku rwego ruri hejuru
ifite abanyamakuru b'abahanga baba content creator nbyongereho kuri radio apana ku bintu bya YouTube. Content creation za YouTube zitandukanye n'iza radio, ko hano ni ukureba no wenda no kumva, ariko hari atuba dushaka kumva gusa. So urumva yuko rero ibintu bimeze fresh, bimeze neza. Reka twifurize wenda Jado yuko radio ye izaba fresh, Isibo FM tuzajye tuyumva, natwe tugiye kuzajya tubashyira ku munzani tugereranya ibintu tuvuga ati uje gukora ibiki, usanze ibiki, uzahindura cyangwa uzaferinga, cyangwa uzaba successful. So ni ibyo ngibyo nakubwira muri aka kanya. Ikintu gusa gihari, izo radio zombi zifite abanyamakuru b'abahanga, zifite ibyamamare byose bizwi binavugwa. Noneho aka kanya tugiye kureba radio isonga mbere niyihe. None tutanirengagiza yuko Isibo ifite igihembo bita The Choice Award, none na Kiss FM ikaba ifite Kisama Award. Wumva yuko kabanda rwose iki kivuga Kiss FM nishake yongeremo imbaraga kabisa, yongeremo imbaraga. Ariko na Jado nawe after ndabibasezeranije yuko Jado azakwendiro kiritoma nshyashya izakomeza rira zina rya Isibo FM. Simbi babeshye, hazagenda haza umwe ariko bizarangira koze rokitoma nshya aje guhangana n'izi za Radio 10, aje guhangana n'izi za Kiss FM kugira ngo yubake radio ikomeye. So nibyo ngibyo nababwira muri rusange. Biganiro nk'ibi nakagaruka, wari kumwe nanjye rero Pride. Makuru nkaya kuri Rosta Entertainment TV, nyaboneka kore subscribe, utarakora subscribe kugira ngo ibintu bigende bikugiraho gatanu ko kandi wibuke gukanda kora inzogera kugira ngo uzajye wakira notification ibintu byacu bigende neza cyane. Reka bashimire rero mwebwe mwari mukurikiye Rosta Entertainment TV nk'ibisanzwe muri rusange. Ushatse kujya kuduha n'igitekerezo wakwandika muri comment ugatanga igitekerezo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Amahoro y'Imana abane nawe.